ikindi hari igihe ntekereza nakureba nkareba ukuntu Imana yakuremye ikakugira mwiza. Ni ukuvuga ngo Imana wowe kukurema yari ivuye gutembera mu birunga. ubu ngubu tuvugana aha ngaha Tonny yanamaze kumupangira, gusa amaraso ye iminsi 2 yonyine aramaze kunyobwa n'imbwa. niba wemeza kubizima hano mu utari kwa yahandi cyo kubishaka turajyayo wagiye kubisha Jamanda ngiye ariko nashaka kukumenyesha ko nzite imfura yawe. teka nitwite ariko ndi sister wa James nkaba na murumuna wa Jane. Kuki? Ariko nyine papa, ubu nyine nabikemuye nashakira igisubizo nk'intore humura. Ngubu ibyangombwa bya company ndabifite mu kiganza. Ari igicucu. None se ibyangombwa ufite udafite uburenganzira bwo kumara. Kavi. Nadine. Kubera icyo ukomeza kuvuga ko Afi ari umwicanyi? Afi si umwicanyi gusa, ahubwo ari n'umugome ukomeye. Do A à Z, sona buri kantu kose nta na kimwishe. Erega buriya papa, Afi niwe wagambaniye Gugu wa muzamu wahoze aba hano kugira ngo bamwice. Gusa kubw'amahirwe Imana yakinze akaboko ntiyapfa. Ariko nyine urumva ntabwo yapfuye, kandi kuri iyi si nyine buri wese areba ibimureba. So ndumva rero nta sinzi impamvu ukomeza kubitindaho cyane. Ese papa, nawe umeze nka Afi neza neza koko? Please. Ngiye ntukangereranye ndi umuntu mukuru. Mfite uko nkora ibintu byanjye kandi mbafite n'impamvu. Afi rero nawe ni mukuru, afite impamvu akora ibintu bye. Kavi.
baracana muzima baracana muzima Sakoje. Kandi nose narenze iki papa wanjye ko kaje kwemerwa. Padini, umubano mubi uri hagati yanjye na mama wawe nta ntandi waturutse kuko ndangiye kukuvuza tugakoresha amafaranga menshi hanze. Niyo mpamvu rero ukwiye kwitondera ibintu uvuga n'ibintu ubona n'ibyo utekereza. Papa erega birangora kubona ibitagenda neza ngo nceceke. Uzagwa ruhaba mwana wanjye, kubera ko isi ntabwo ikeneye abantu bavugisha ukuri nkawe. Itonde. Papa, iyi si yuzuye abanyabinyoma rero irutwa no kuzima. Ikibazo rero ufite muri icyo gitwe cyawe ni uko utaramenya ahantu ikinyoma gihurira n'ukuri. Umunsi uhamenye uzaceceka. Ndahazi papa, kuko bakunda kuvuga ko ibinyoma byinshi biganza ukuri, kandi igihe sinzatuza ngamenya mama wanjye ari. Urangira ahantu ari se ugende muvugane munaganire munabane no mu buzima arimo ko nzi ko atabayeho nabi. Nikunda werewe Wiriwe mama mwiza. ndakurambiwe nkeneye ko umpa divorce aho bigeze. Ushaka divorce? Cyane ndayishaka. Nubundi narayiguhaye ntabwo ari ngombwa kujya mu nkiko. Ntabwo nkigukunda. Ariko ugira mu mutwe hazima. Ujye uhora umbabaza buri munsi kuki utagira n'isoni ko. Uyu mugore umugare hejuru nakujwibura Unjwe naguceka njyewe wance ndanda naguceka umva nkubwira ndanda naguceka ndanda mbabara umbwira abana bose ufite mu gasozi ukuntu bangana ufite Jane na James na Goreti na Gugu ndabyo mbabara umbwira abandi bana bose none se kubazi nyine ni James ni Gugu Goreti Jane na James ariko uri umugome urambwira ko atari wowe se wa Tonny ntabwo uri se wa Tonny ko bagabo we ubujya ko utari se wa Tonny murumurange ugatuma yiyahura hejuru yawe mama James uri umugome oya uri umugome wamwe muti mama James mbabarira bana we bana we ninde ukubwiye ibyo bintu ninde usenyeye ko maje musi babarira we babarira maje musi na teta ameze neza se ndabakumbuye mwese ariko yego training ziragenda neza nanjye ariko nzaza vuba ko nkumbuye gutaha yego ko mumeze neza mu rugo nta kibazo ubwo no gukomeza mumpa amakuru kuko nzaza vuba nanjye so okay sawa nabyo urabimbwira mu kanya buriya sawa wimbare ibyandanda bye tuzabisubiramo sawa
Bari byaje byarabirangiye byose bisakaza zakoze icyo gukorana umugore yagiye imodoka zanjye zishyiriye mu muhanda neza neza sizi icyo gukora rukuri kwibara akwiryamira haka abavuye kujya mu jamari guhanga amaso Guwaje. usaba imbaraga maze nsinde niko bavuga Yes, ariko kwazi ngiye kuzasubira rero mu cyaro. Nzaganiza papa teta iriya gahunda twavuganye yo kuzaza gutura mu mujyi. papa teta ntabwo yabyanga rwose kubimuganiriza ni nko kumumenyesha Ikiriyo ntabwo papa teta azabyanga mwizire mu mujyi Nibyo gusa ariko abagabo bagira imyumvire yabo hari igihe yabyanga. papa teta ntabwo yabyanga ano ariko se bwo ubundi iyo uri mu kazi uba wumva ufite stabilité nta kibazo ufite? mu kazi mfite stabilité kuko ntayifite sinagakora nicyo cya mbere rero ariko ntabwo biba ari ntabwo navuga ngo haburamo ibibazo byo birimo mu kazi kuko iyo staff nkiriya ibibazo byo ntabwo byabara ariko birenze amaso nkaraba imbere cyane. Nshaka kuvuga kuri Goreti buriya uri mu kazi Goreti utazi ahari uba wumva nta kibazo ufite? umva nkubwire seri ntabwo ushobora kugenda gutyo singize imfunguzo ngize imfunguzo iriya nzu ntabwo ugomba kwinjiramo gutyo icyo nkubwiye iyo sura ngomba kumanza kuyikatagura uranyumva neza n'undi munsi ntukamenye Murakoze. Twifuzaga modede litre z'amavuta. Ukuyagura 3,400. 3,400 ni menshi. Gabanya byibuze nka 3200. Okay, nta kibazo. Urareba 2 litre. Harya iki? Mayonnaise, hapana mayonnaise ntoya, inini. Okay. Nipatie na chumvi.
Chumvi ni iki? Chumvi nagusobanuriye mukobwa ni umunyu. Okay. Yeah. Na kindi. Nakubwiye na sukari ya 1 kilo. Ariko numvishije muvuga ikinyarwanda gikeya. Ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari gike narakimenye. Ntabwo muri abanyarwanda. Ntabwo turi abanyarwanda. Me tuhamaze igihe. Mu Rwanda tuhamaze igihe ngeze level 3 mu wa gatatu. Urumva amaze imyaka 3 mu Rwanda. Njyewe ndi mu congoman. Okay, mfite tubayo. Uba muri Congo? Ngambo gani? Muri Congo hari za Bukavu, hari Goma, harimo Keshero. Okay, amakeshero. Keshero? Ko ariho mu rugo ko sister wawe yitwa Asifiwe. Asifiwe mwembamba hivi unanutse muremure. No, ni inshuti yanjye Asifiwe. Ndumva ari byiza. Iyo nagiye muri Congo mu rugo gusura ababyeyi turaturanye neza ni inshuti yanjye. Ndazishimiye. So Okay, dupo wama nimero twe tuvugana. Nimero Ep9 Tigo Airtel. Ep9. Okay, urampereza iyawe. Then bipe kuko ndabona aho telefone yawe itari hafi. Nanjye naguri hafi kangwereza yanjye. Uhite wibipa. Okay. Ubwo turaza kuvugana. Ketia. Okay, ngoya nandikeho Ketia alimentation. Ihe alimentation yitwa gute? Milako alimentation. Milako. Milacre. Okay, merci. Okay. Ubwo turaza kuvugana. Murakoze. Karibu wacu. Hello. Keti. Byashoboka ko umfasha iri joro ukancumbekera. Okay, urakoze cyane. Ndaje mu minota 10. Sawa, urakoze. Hello? Hello? Tonny. Bitte. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Okay. Where are you? I'm home. You are fine? Yeah, I'm fine. Sure. Yeah. Uri hehe? Nakubwira ko ubu namaze kubona visa. Wamaze kubona? Namaze kubona visa ngiye kujya muri Amerika. Ugiye kujya? Ngiye kujya muri Amerika. Uzagenda ryari? Nzagenda ejo. Muraho neza. Amakuru ni meza hano ni kwa Ketia. Yego, abo hano. Niwe yambwiye ko nsigira urufunguzo. Yego. Okay. Akira. Yambwiye ngo ushatse waruhuka nta kibazo. Yagiye mu kanya nyine abaye amaplot menshi. Murakoze mana bamugisha. Ntabwo nabasha kukubona ukuntu nagukunze urabizi ukuntu twakundanye urabizi ntabwo kuresista kuri brada nabishobora pe
niba ubishoboye it's good ariko njyewe ntabwo nabishobora gusa abizi ndagukunda nta nubwo nzigera nkwanga kuko n'ubundi dufite ikiduhuje ariko basi kambe ngiye wenda nzagaruka kandi ibyo ntabwo byashoboka ahubwo kamusezere uraye neza ubwo nyine ejo ntibishoboka uzamerekeze ku airport nzagenda ejo nimugoroba nzaguhamagara ngiye kugenda okay nta kibazo nzakwandikira shaka turyame ibyo reka tubireke nanjye gusinzira so I love you too